Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Yabibwiye n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club wikimusobanurira ko bufite Sekafa Kagame Cup eshatu, ariko izo Sekafa Kagame Cup zose ekipe ya APR Football Club ifite zose bazitwariye hano mu Rwanda. Na Sekafa n'imwe ekipe ya APR Football Club igeze ikura hanze. Ibyo nibyo umutoza Dariko afite mu mutwe we, akavuga ngo ngiyewe ukinjanye hariya n'ukwerekana itandukaniro, mwereka abakozi ba ekipe ya APR Football Club bari mu Rwanda. Yes kabisa, nizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Nizere ko mukomeje kugenda mwagubwa neza, birumvikana aho muri hose hagiye hatandukanye aya masaha. Nizere ko mumeze neza, birumvikana mukomeje kugenda mwagubwa neza, aho ndavuga umuntu wese wafashe umwanya akaba umuryango wa TV7 Rwanda cyangwa se akaba umwe mu banyamuryango ba TV7 Rwanda, turagushimira cyane. Reka mfate uyu mwanya nshimire abantu bose, ndaje ndabigarukaho ibitekerezo byanyu mugenda mutwereka. Twafashe umwanya tugenda dusoma byinshi mugenda mutubwira, nk'uko ejo nene basezeranije ndababwira ngo mujye muri comment mwandike ikibazo mwumva mufite, mwandike ibyo mwumva twakosora ndetse n'ibyo mwumva bitagenda neza. Ibyo byose mwarabikoze, ndabashimira cyane. Ariko n'uyu munsi muze kugenda mugira icyo muvuga wenda ku makuru ngiye kugenda nkubwira. Ibyo byose bizagenda bituma turushaho kugenda duhugurana, ibintu bikagenda neza. Reka nsuza abantu bari burasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro. Nizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kugenda mwagubwa neza, birumvikana aho muri hose hatandukanye. Nibagiwe abari kutwumvira mu ntara ya gatandatu, ubwo mvuze intara ya gatandatu mbavuze diaspora, birumvikana aba diaspora bagenda batwereka ko babana natwe umunsi ku wundi hano kuri TV7 Rwanda. Ibitekerezo byanyu tugenda tubibona gatanu kuri gatanu. Rero niba ugeze hano bwa mbere nawe kana subscribe, ubumwe mu banyamuryango ba TV7 Rwanda ku makuru menshi n'imiganiro ngenda nkugezaho umunsi ku wundi, mukabasha kuba mwaba update, mugasobanukirwa amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko mbere yuko nkubwira ku makuru nkuzaniye uyu mugoroba, mbere yuko ekipe ya APR Football Club ijya mu kibuga mu kanya ku isaha isa 2 na ekipe ya Sing the Big Stars kabisa, nizere ko ukomeje kugenda ubana natwe. Kangaruke ku bantu nijoro mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu, ibyo mwavuze byose twabyumvishe kandi twizeye no kubishyira mu bikorwa. Burya nimwe dukorera, aho bigenda muzajya mutubwira, naho bitagenda mugende mutubwira, kugira ngo turusheho kugenda tumenyerana ndetse tunahugurana nk'uko nakomeje kugenda mbivuga. Mwakoze cyane, ibitekerezo byanyu ngewe nabashimiye. Buri muntu burya avuga ikimurimo, kandi nibyo koko iyo wemerewe ukemera kuba wakosorwa nibyo bigaragaza ubumuntu. Ndemera gukosoka aho naba narakosheje hano kuri TV7 Rwanda, ibyo naba naravuze bitajyanye cyangwa se uko mwifuza kubona TV7 Rwanda ikora niko bizagenda, uko mwifuza kuyibona, uko mwifuza ko yajya ibagezaho amakuru niko bizajya bigenda. Guhera uyu munsi jya muri comment utwandikire ngo nge ndifuza ko muzagenda gutya, bigende gutya, bigende gutya. Ibyo byose wenda tubikurikiza. Ubu ngubu igikurikiyeho ni ukuba twakungurana ibitekerezo ko mwamaze kuba abanyamuryango. Ariko reka ngewe magingo aya nguzaniye amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Murabizi ko ekipe ya APR Football Club ejo ku munsi w'ejo yafashe rutemikira ikirere mu masaha y'isa 5, iva kuri airport kabisa hano i Kanombe iyerekeza muri Tanzania, aho igiye gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ibyo murabizi neza cyane nk'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Iyi ekipe rero naje kugenda nkubwira byinshi, bimwe mugenda mu byindi mubihakana, ariko umutoza icyo nakubwira Dariko Novic magingo aya ngaya mbere yuko berekeza mu mukino ugiye kubahuza na Singida, aje kuba atangaza ko ikintu kijyanye uyu mutoza ni ugutsinda. Ntabwo agiye kuba yagerageza ekipe ye, ntabwo agiye kuba yareba uko abakinnyi bamenyeranye cyangwa se ari bububake, ahubwo agiye gukoresha ingufu zishoboka zose akabanzamo abakinnyi basanzwe bamenyeranye.
ndaza kubwira 11 uyu mutoza ari bubanzemo, ariko abo 11 ndakubwira ko abo ngabo ari bo bakinnyi yabonye kuko ashobora kuba yabanzamo mu myitozo uyu mutoza yaje kuba akoresha ekipe ya APR Football Club, abona ko ari bo basore ashobora kuba yabanzamo. Ndabakubwira 11 nkubwire n'abasimbura uyu mutoza Delkonovic agomba kuba yabanzamo mu kanya gato cyane. Ariko narindi kukubwira ko uyu mutoza Delkonovic yatangaje ko atagiye kuba yakina cyangwa se agiye kuba yamera nk'udakaza ngo ntabwo ashaka gutsinda. Umutoza ikintu kimujyanye yabibwiye n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club, wikimusobanurira ko bufite Sekafa Kagame Cup 3, ariko izo Sekafa Kagame Cup zose ekipe ya APR Football Club ifite zose bazitwariye hano mu Rwanda. Na Sekafa n'imwe ekipe ya APR Football Club igeze ikura hanze. Ibyo nibyo umutoza Dariko afite mu mutwe we, akavuga ngo ngiye ukinjyanye hariya ni ukwerekana itandukaniro, mwereka abakunzi ba ekipe ya APR Football Club bari mu Rwanda ko ekipe ya APR Football Club byashoboka ko ishobora kuba yagera kure. Yongeraho ko iyi mikino nanone igiye kubabera imikino myiza cyane, ko ari umukino bagiye kujyamo bitegura imikino ya CAF Champions League. Murabizi ko APR izasukirwa muri CAF Champions League, ariko umutoza Delko yavuze ko iyi mikino ya Sekafa nayo izaba ikigero cyiza cyo kwitegura Champions League nyafurika. Ibyo yabitangaje avuga ko ariho agiye kuba yarebera nanone abakinnyi be akareba abakinnyi agomba kuba yazajya akoresha mu kibuga cyangwa se uko buri mukinnyi ari bukine ku mwanya we. Yavuze ko abanyamahanga bose ntabwo ari bubanze mu kibuga nk'uko mwabikekaga, ahubwo arabanzamo bake abandi bashyire hanze baze kugenda bajyamo basimburana kugira ngo nawe nk'umutoza mukuru ndetse n'abungiriza be bagende banomina bandika ahantu babona bitari kugenda neza, bagira byinshi bagenda bahinduraho, ariwo ishusho ya mbere agiye kuba yabonera ekipe ya APR Football Club. Ariko reka mubwire 11 ekipe ya APR Football Club ndetse na Singida Big Stars zigiye kuba zabanzamo kuri uyu mukino ugiye kuba mu kanya ku isaha y'2 ekipe ya APR Football Club muri Sekafa Kagame Cup. Nkubwiye 11 ekipe ya APR Football Club igiye kuba yabanzamo, ndaza kuba kubwira ngubwire n'abasimbura, ndetse ndaza no kukubwira ko umutoza wa Singida bamwita Patrick Osemasi, n'umutoza mushya cyane muri ekipe ya Singida Big Stars, kuko uyu mutoza yahoze muri ekipe ya Simba Sport Club yahariya muri Tanzania, ariko aza kubengukwa na ekipe ya Big Stars kabisa, itemwumayunguka bituma aza kuyitoza. Nawe ndaza kubwira 11 yamaze kuba atangaza ko ari bo bakinnyi agomba kuba yatangirana mu kibuga, ndetse nk'abakunzi ba TV7 Rwanda n'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club muragenda mumbwira ese aba bakinnyi umutoza agiye kuba yabanzamo urabona ari gukuramo nde agashyiramo nde kugira ngo ekipe yanyu yubakize neza. Dore ikiganiro nyibagejejeho habura amasaha 2 ngo umukino utangire mu kanya gato cyane ku isaha y'2 ekipe ya APR Football Club raba rwambikana. Mwizamu harimo murabizi neza cyane muri ekipe ya APR Football Club nk'ibisanzwe ni Parfait Nzira, mwizamu niwe uhabaye, ndetse kuri kabiri turasanga witwa Gilbert Byiringiro, ibumoso hariyo Claude niyo mugabo birumvikana captain wa ekipe ya APR Football Club niyo mugabo Claude. Turajya mu bwugarizi no turasanga uwitwa Clement Nigena Clement, ndetse n'uwitwa Yunusu Nshimimana. Aba basore umutoza Delkonovic amakuru ari nuko Clement ndetse na Yunusu uko yababonye mu myitozo ari abasore bashoboye kuba abugarizi beza cyane bari kumwe bafatanije. Undi mukinnyi ni Tadeo Ruwanga kabisa. Tadeo Ruwanga arahabaye, ruboneka nawe araza kuba abanzamo. Umunyamahanga wundi ekipe ya APR Football Club yaguze Richmond Lamte
araba ari kwicima ameze neza cyane muri ekipe ya APR Football Club. Uyu Richmond niwe mukinnyi w'umunyamahanga ugiye kuba yabanzamo muri bane ekipe ya APR Football Club imaze iminsi yerekanye. Kwitonda Alebaka nawe arabanyura kuri 11 umutoza yamugira icyizere kandi n'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club uyu umukinnyi Kwitonda Alebaka muramukunda cyane. Gilbert Mugisha na Victor Mbawoma abo nibo basore 11 ekipe ya APR Football Club yaje kuba ibanzamo. Ariko mbere yuko ngubwira abasimbura ekipe ya APR Football Club igiye kuba ishyira hanze bari buze kuba basimbura, reka ubwire abakinnyi 11 Singida Big Stars yaje kuba ibanza mu kibuga. Mwizamu nk'ibisanzwe muri ekipe ya Singida harimo Kome, inyuma gato hariho Ondongo ndetse na Konambi, mu bwugarizi hariho Mwihambi na Konyango ariwe na kapiteni wa ekipe ya Singida. Mashoni na Mahundi bari ku ruhande rumwe undi ari ku rundi, uri inyuma ya mwataka bamwita cuku kabisa. Mugunda na Roti ndetse n'uwitwa Bola. Icyo nakubwira abakunzi ba ekipe ya APR Football Club, abakinnyi bwenda bashobora kuba baza kwitondera cyangwa se n'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club muri buze kuba mukurikira umukino, umusore witwa Bola n'umusore witwa Konyango ariwe na kapiteni n'uwitwa Cuku. Aba basore ni abahanga cyane muri ekipe ya Big Stars Singida. Ekipe ya APR Football Club birasaba ko iza kwitondera aba basore kugira ngo ize kuba yakitwara neza kuri uyu munsi nk'uko mubyifuza. Abasimbura ekipe ya APR Football Club hariho uwitwa Pierre Mario Diodoni Nzotanga ndetse bamwita Swane kabisa na Foroduwari bari hanze. Dauda na Mamadou nabo baje kuba bajya hanze. Muzungu Arsene ndetse n'uwitwa Pichu. Abo basore ekipe ya APR Football Club yamaze kwibabwira ngo mwe murasimbura, niko umutoza Darikonovic yaje kubapanga ekipe igomba kuba yakina kuri uyu munsi mu kanya gato cyane. Reka ubwire ngo komeza kubana natwe hano kuri TV7 Rwanda, komeza kuba umunyamuryango wacu. Niba ugeze hano bwa mbere kanda subscribe ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Nkunda ibitekerezo mugenda mutugezaho, ndabibubahira byose, nta na kimwe tugenda gutya ngo dusige inyuma, tugerageza uko dushoboye byose tukabereka ko twabibonye tukabasubiza. Nawe niba ari igitekerezo ufite twandikire, ugira ibyo ushima cyangwa se ugira ibyo unenga. Mukomeze kugira umugoroba mwiza kandi muze kuryoherwa n'umukino ekipe ya APR Football Club ugiye kuba yakira ekipe ya Singida. Icyo twifuza nk'abanyarwanda no ekipe ya APR Football Club yatsinda uyu mukino. Reka ubwire ngo komeza kugira ibihe byiza.